ubuhamya bwawe iyo nkuru reka nyirekeraho ndagusabye niwibuka maze ukumva imbaraga zibaye nke ndagusabye niwibuka maze ukumva inimbira kuganje niwibuka urupfu abawe bishwe jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye niwibuka agahinda bajyanye jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye niwibuka agahinda bajyanye jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye niwibuka agahinda bajyanye jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye. Murakoze nimukomere. Arakoze Bono nyakubahwa mushyitsi mukuru nagira ngo ntumire umwe mu barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wategujwe aze atugezeho ubuhamya. Murakoze. Nyakubahwa mushyitsi mukuru banyakubahwa abayobozi mu byubahiro byanyu bitandukanye bavandimwe inshuti nitwa Yohani Bosco Katabirora uvuka muri aka karere ka Kamonyi umurenge wa Rukoma akagari ka Remera umudugudu wa Gisenyi aho naho hari amateka ya jenoside ahantu hahoze hakorerwa imirimo y'ubucukuzi bw'agaciro ya Gasegereti njyambana hari mu gaciro bwenge hari icyapa cyanditseho cyatenga naho neza neza nkomoka kandi abayobozi bajya baza kuhakora umuhango wo kwibuka nk'uyu nguyu. Gutangira rero buriya hari mu bayobozi bacu bajya baduha ibiganiro muri minsi ijana yo kwibuka bakagaragaza uburyo abatutsi batotejwe uburyo bahezwaga mu nzego zinyuranye uburyo bishwe n'uburyo bahigwaga ibyo rwose ni ukuri kwambaye ubusa ibyo byatubayeho cyane cyane muri iriya myaka yo muri za 80 kugeza muri za 90. Nduzeho ikintu gitoya nko guhezwa ku bintu byerekeranye n'uburenganzira bwo kwiga ndabizi ko mu biganiro byose iyo ngingo ntiyaburamo ibyo byatubayeho nkanjye ubwanjye tugiye twiga amashuri 8 abanza twanda gukora ikizamini gutsinda W nta byari birimo ariko nagize amahirwe y'umuntu ushobora kumfasha akazareba uko abigenza n'umuhungu ukomoka mu Rurambo kwa Rwakarengwa arambwa ati nzabwira mukuru wanjye Kayibanda agufashe anjyana gusibira ahantu biti Bunyonga mu kandi karere ngo mindi sayiteye y'uburezi yarutogwe Kayenzi ko aho nigaga haye muri Rundanataba ataho ngo hone tuzagufashiriza ariko nyamara nkuko twakoraga ikizamini mu kwa 4 mu kwa 5 nagiye gusaba amanota kugira ngo bashire kuri ya fishi buzuzaga icyatsi ivuga fiche signalétique umuyobozi w'ahantu maître de zone Rukoma biramubabaza cyane ati uriga mugira naho nigakorera ko nashaka amanota bugiye buzaga iyo fishi natangajwe nuko bayiciye mu ruhame saa 8 ndeba n'amaso yanjye ibyo rero rwose byabayeho byose batubwira amateka yacu ko abantu bahezwaga ni ibintu byabayeho ndetse njye ubwanjye ubu ngubu nageze nubwo umukobwa wa Musenyeri n'abantu bihaye Imana bitwaga abakobwa wa Musenyeri yigeze kunsabira audience kwa André Perode ati wenda umugeze imbere wa mutakambira ukamutakambira ukamurira akaba yaguha ishuri kuko yari umuntu ukomeye cyane haba muri kiliziya haba no mu butegetsi busanzwe ariko Perode nawe yarampakaniye ambwira ko ntacyo ashobora kumarira kandi twarabonanye amaso ku maso simbuke rero amateka yuko abantu bagiye batotezwa uko abatutsi bagiye bicwa cyangwa se bakabura uburenganzira
ni birebire cyane kandi abayobozi bacu bagiye batwigisha mu buryo bunyuranye. Reka nihute ngeze mu 1990 urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye. Inyito yari icyo gihe yaritwaga ngo n'abana b'abatutsi bahunze kera muri 59. Ubwo abatutsi bari mu gihugu imbere barebwaga nabi ku buryo buhagije. Hari n'ibikorwa byagiye bikorwa bibi binyuranye, babaye bibyitso cyangwa se kubatoteza. Ariko ibyo niboneye ni uko icyo gihe urwango rwarushaho gukomera cyane, abatutsi barangwa ku buryo niyo warebaga umuntu mwahura mu nzira ibyo bitaguhekenyera wayibonaga agasya neza ubireba, ndetse no kumusuhuza akaba igihe akwihoreye rwose kumugaragaro, ndetse akubwira n'andi magambo. Rwacu hariya mu Mbizaro watubwira ati ngenza barya izuru, nta kibazo rwose. Ubwo rero urwango rwarakomeje, abantu tugira ibibazo, ndetse muri bukaza laissez-passer umuntu yavaga ubu turi mu gihugu cyiza rwose, mujye mushimira Imana. Nta muntu wambukaga komine ngo ajye mu yindi adafite urupapuro rwitwaga laissez-passer. Mu komine ujya mu yindi byasabaga laissez-passer, ngenda nazisabye nk'ebyiri ariko ntabwo byabaga byoroshye. Ubwo hari umuntu anyuragaho kuri komine, hari umuyobozi witwaga Habarugira Yohani Batista, ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu amubonane icyangombwa. Nihuse rero ibyo byarakomeje, abantu bakomeza kugira ibibazo ku buryo bunyuranye. Ngiye rwose nari mfite ukuntu mpura n'abantu ku buryo bunyuranye, ariko noneho haba hari nk'umuhungu rero wagiye gushakira ubuzima ahandi byerekeranye n'akazi, uretse ko hariho n'abari baragiye mu nkotanyi nyine kubera ububi bari babayemo, bavuga ati reka tuzare uko twabohoza igihugu. Ubwo hoho byabaga bikomeye, babaga hari umuhungu muri uwo muryango utakihaboneka, byabaga ari ibibazo. Uko interahamwe zateguwe, uko ubwicanyi bariya b'interahamwe uko bateguwe byose ntabwo mbitindaho, turabizi, twarabiganire ku cyangwa se abayobozi bacu barabitubwiye. Nihutiro ngeze kuri jenoside yakorewe abatutsi iriya ya Rurangiza. Nibyo koko hano hari muri komine Taba yagiyorwa na Akayisu Jean Paul, yatinze gushyira mu bikorwa, ariko buriya ni imikoranire y'itari yuzura neza. Ku itariki rero 18 hari ku wa mbere hari inama yabereye Igitarama. Iyo nama yabereye Igitarama yahuje ababurugumesitiri bose. Ubwo KS bavuye muri iyo nama yaje yariye amavubi, maze ya minsi ngahe asa nkaho yakerewemo, akora hasi ku buryo bugaragara pe. Ariko ubwo mbere yaho ya ndege ya Habyarimana ikigwa, bariyeri nk'uko mubizi mwese zahise zijyaho, batubuza kugira ahantu twatarabukira, zahise zijyaho. Ndetse KS ubwe yaranazizengurukaga kubera yuko njyaho iwacu mu Mbizi na Gisenyi, naramwibona ari nko mu masaa 4 z'ijoro aje gusura abarimu bakomokaga muri ako gace, asa n'ubaha amabwiriza, afite imodoka ya Nissan y'umweru bayibuka. Ubwo rero 18 birageze, 19 mu gitondo saa 12 aho nari ntuye n'ahantu hasa nkaho hari mu Kakombe, itangazo ryahise aho biti Murambi mu kagari ka Remera, ngo muri kigo ngo cy'amashuri cya Remera Rukoma, groupe scolaire ya Remera Rukoma, ngo bahafatiye inkunyenzi inkotanyi. Kubwo iryo jambo rero byari bikomeye cyane. Umuntu yavuze itangazo asubira nk'imidugudu nk'ibiri. Mu minsi yashize nagize amahirwe yo kujya kwibuka muri iryo shuri, kubera ko hari abashiki banjye bahigaga, naje kumenya yuko ari abatutsi bari barahungiye kera, ahubwo bari bishe idosiye bayigaragaze neza, bavuga ko ari inkunyenzi inkotanyi ngo bahafatiye. Mu kanya gato bahise bavuga yuko ngo n'igishyeshyi zihari, ndetse ngo hasose n'urutonde rw'abandi bantu bose ngo bari aho mu giturage. Ahagana mu masaa 2 abantu biremera Rukoma, umudugudu wa Murambi n'umudugudu wa Gisenyi, ko ari imidugudu 3,
umuntu wari wese yahise ajya mu gitero cyo kujya gufata inkotanyi. Babanziriza kwitwaga abarimu, nanjye nasohotse rero kuri iyo lisiti. Ndetse muri kariya gace nabaye wa kabiri. Bavuye ku wa mbere bamaze kumukora bya mfurambi baza aho nari ntuye, baratangira barasaka ibintu byose babiteragura hejuru. Hanyuma nza gukizwa n'umugabo mwitwaga Kiruhura, yari umucuruzi uturutse Kigali. Arababwira ati rero ati uyu mugabo ni wari uko amaze kwiteza imbere, mubona hari ukuntu hariho yiyubaka. Ati impapuro z'inkotanyi, amasasu n'imbunda twayibuze, ati ibintu twabonye, ati ni amaraporo y'amanama, ati ni amashusho ya Bikira Mariya, ati ni amaraporo hirya no hino, ati rwose ati muramurenganya. Kubera ko yari umuntu uvuga rikijyana, kandi hirya mu bizari hari abandi bantu benshi cyane bashakwaga. Ubwo bahise bagenda bamwe, ariko bantwara gahora ariko nk'umuntu utafataga nko hari gihanga. Nubwo nageze mu gakorosi gatoya ngahagana mu mbizi, sa nubacitse subira inyuma. Bageze imbere babwira yobo igitero, icyo gitero gikomitwaga Nyagatare Yonatani, yari n'umurezi. Bati twasanze ntabyo afite, sinzi ubyo bayimubwiyemo. Yarababwiye ati nimusubire mu muzane, mwe ntago mubizi, kuko yarazi gahunda uko imeze. Ngo muri gitondo bari bahaye gahunda, bahita bakora n'amalisiti y'abantu bagomba gufatwa by'ibanze. Ubwo rero baraje basanga sinahise njya mu rugo, barambura. Mpagarutse mu minota nka 20, umuryango wanjye umbwira yuko baje noneho bareka Karungu banshakakisha ku buryo bukomeye. Ubwo nibwo nafashe icyemezo cyo guhunga. Hari aho nanyuze mpagara iminota nk'itanu, ubwo nihuse nambukiye aho bita Ikibanza, ndazamuka ngera ahantu hafi hariya mu Gacurabwenge, ndangira kureba iriya midugudu ya Kigarama na Mbizi. Ubwo induru zari zatangiye kuvuga. Uwo munsi naraye mu Gacurabwenge, iwabo hari hafi n'amashuri, iwabo umugabo w'umuhungu wari n'umusirikare twaga Habyarimana, turafite n'abarumuna be bitwaga Bizimana n'abandi gutyo, bose barabishe. Naho ngo twaraye, ariko nabwo ntago twaharaye, kuko muri iryo joro ryo kuwa kabiri ahitwa Ibugaba, ahitwa za Gihira, induru zaraye zivuga basahura, sinzi ubwo bica birumvikana. Saa 11 nari manutse rero, ndavuga ngo reka ndebe uko nahunga. Byarangoye kugira ngo mve mu Gacurabwenge. Ubwo nagiye nashatse kunyura mu Kibuza, nkahura n'umubyeyi umwe wo mu Kigarama. Arambwira ati mvuyeyo, yari yazindutse n'abahunga twaga Filomena, none habonye abana be. Arambwira ati bose kwa hano ntago waharenga, ati sibirire inyuma, ati byakomeye. Ubwo ndazanyura mu Gacurabwenge, ntanga ayibyaye kwa ngo kwa Silas Karekezi, bahapakiraga amakese. Umuntu wari umperekeye twa Bizimana, ntangira inzira ndaza nerekeza ya hano ku Kamonyi. Nageze hari yaho bitiri ubona ntambika kano gahanda kagana hasi ku Kamonyi, hangarwo ntago hagerwaga. Ubwo rero namuzaye ko ngiye ku Gikabwayi. Ubwo kuko natambitse rero ndagenda ngera aho bita hari mu Gaperi. Mu Gaperi mpahura n'abantu baza bahunga bavuye za Gihira na za Bugaba, ariko aho bita ku ishusho hari bari rikomeye cyane yahageze. Ngombwa yuko ngaruka hano aho bita Shakana Kambyeyi, naye mpafite n'umuryango, ariko naho nza gusanga ari bazo sinajyayo. Birahari hagati y'uriya musozi, hari umusozi uri w'ishyamba ntazi ko witwa na Buhoro, hari umusozi uri hariya rwose hariya no ku ishusho. Ngenda gutyo kugeza ubwo mpingutse ahantu kwita ku Mpuyabo, hari agahanda kanyuramo gato kameze nk'igihogere, ngera kuri paruwasi ya Musambira. Ubwo hari kuwa gatatu nahasanze abantu birunda benshi, Gihinga yose, harimo nabo twari tuziranye, ndetse zino gice za Nyamiyaga bose bari bahari, n'Abanyakamonyi hano hafi Gihinga benshi. Uwo munsi kuwa gatatu twaraharaye ari ibibazo, ndetse hari n'abantu bateye grenade hariya muhanda kugira ngo ase nkaho atinyura abantu kwica. Kuwa kane rero ubwo twarahiriwe, haza umuntu avuga itangazo, sinzi aho yari arikuye, ariko harahari byanga bikunda. Aravuga ati abantu baturutse Irunda, abantu baturutse ku Kamonyi
abantu baturutse mu Gashyushya no mu bice bya Musambira mwese mu Gikabwayi. Hano hasigara abantu baturutse i Kigali, kuko mbibutse yuko biriya bice uriya muhanda wa Nyabugogo ugana za Byumba bari barahunze, abenshi bari barahunze imirwano urebye. Ubwo rero bari muri inzira aho basa n'abahunga bagana mu majyepfo. Abo bantu bari bari muri ya kiliziya ishaje ya Musambira nibo bari bafite uburenganzira bwo kuguma aho bonyine. Abantu baramanutse nta n'uwahagaze n'iminota n'itanu, n'abari batetse hari nko saa 5 saa 6 banza barazikoreye inkono baramanutse. Nanjye rero nsa n'ukase imbere mu kigo cy'abapadiri, hari umupadiri witwaga Père Adere, ari baracyaringira ngo ahari twari tuziranye, yaregeze kujya kumbera nk'umukoresha gutyo hano ku Kamonyi, nakoraga mu bikira akaba ari umpemba. Nge nagiye kumusaba inkunga rero, ariko ntibyakunda kubera iyo jagarazagara. Ninje abagabo bari bafite ibikoni bimeze nk'umuhini w'isuka, barabanga abantu mwese ngo mugende Kabgayi. Nagize ubwoba mpita nkata inyuma y'inzu y'abapadiri, munsi yaho abahaze hari ahantu hameze nk'amaterasi y'indinganire, ariko ntabwo yari ihinze. Terasi ya mbere nayisimbuka, ya kabiri ngwamo buri imbaraga zivamo. Aho hantu hamaze nk'isaha yose, ariko niko gukira kwanjye. Abantu bose bamanutse muri ya minota, bageze kuri Kayumbu basanga abasirikare n'abantu bafite imihoro. Hari ikimenyetso cy'urwibutso mwese murahazi aho bitajya kuri Kayumbu. Bose naho ngaho babatsinze. Nagiye kuba numva ikintu kiraturitse, ntabwo twari tunabizi by'amagrenade by'imbura, twagaje twumva igiye ku rugamba biturika hari mu Mutara, ariko nahise numva ari ikintu gikomeye. None induru ziratangira ziravuga, abantu bahari yabishwe nabi cyane batemagurwa. Naje kwemya nyuma. Ubwo rero nanjye aho mviriyemo namanutse gatoya sa n'ukomeje. Ngeze hepfo gatoya mu Gakorosi rwose haringaniye n'agashyamba gahari mu Gakorosi ka mbere, mbura n'abagabo bari bafite imihoro. Banyicaza hasi ku murongo w'umweru, hafi umurongo w'umwe uhera ku muhanda. By'amahirwe hazamuka samurayi ya gisirikare yari ifite bya bibare binini, avamo umusirikare wari ufite inyenyeri nk'ebyiri, atangira kubatonganya ababwira ibintu bya Croix Rouge, ati noneho ati ibintu nk'ibyo, ati kuki mudashobora kumujyana hepfo mu ishyamba. Bose bari banankirije no hasi bagiye kunyica. Ubwo nahise arasubira mu modoka, ngira amahirwe ya modoka yanga kwaka, atangira gushitura kuri Marshalier. Noneho abane nabo basa nkaho bamwaraguritse n'iki byose. Nanjye uko bagenda shitura nkatera intambwe nigira imbere. Kuri modoka yarangije kwaka ngize nko muri metero nka 50. Ubwo nanjye nakomereje ngaruka Musambira. Narayo ngaho Musambira mu mugoroba, Padiri Adore aza kumbona aho amafaranga 4,000. Ari menshi icyo gihe, kuko icyo gihe nko kuva hano ku Kamonyi yageze aho yari amafaranga 350 aho ngaho ari menshi. Ushaka kwajyana umuntu mu mahanga hari ukanagaruka. Ubwo rero narayo aho ngo mpita niyongoza kujya kureba abashiki banje, nari nohereje guhungira mu baturanyi biwacu aho ngaho mu Gisenyi. Nafite abashiki banje 3 bari bahungiye aho ngaho. Ndagaruka aho ngo kukiza naharanye n'umugabo witwa Royizi ukomoka na ruguru mu Nkingo hamwe na Babosco. Noneho turaharara, bari afite akana kagahinja gafite nk'amezi 4, bananiwe guhunga byabacanze byabayobeye. Kanarira cyane, karaye karira. Upfu rwari rwamubunzemo, ati ngiye no gusubira iwacu banyishe ni hahandi, ariko numvaga ambwira ko barashaka kujya kwihisha. Ubwo rero twarazananye kuri 3 twiyemeza gutaha. Ngenje muri iyo gahunda yo kureba abashiki banje, Royizi nawe yemeje kugaruka inahanga ashaka wihisha n'umugore we. Kuva hariya Musambira hariya ku musigiti, wigiye imbere gato y'ahantu hari inzu y'abahamyi. Iriya ni seta yanjye, najyaga nkunda kuhagera nkanahagarara rwose ngashima Imana. Hariya nibwo nahuye n'umuntu wa mbere, anyambura imyenda nari nambaye. Ndakomeza ndaza, ariko ubwo nge na Royizi twagendaga umwe asize undi nko nka metero nka 20-30, twe twafashe gahunda yo kutegerana. Ahandi hantu nahuriye n'ikibazo hano mu Gaperi. Mu Gaperi naho hariya
bana no mafite amateka akomeye kunzu neza rwose hagana haruguru ihera kuri pinusi ihera izindi niho umuntu none yanyambuye amafaranga 4,000 anyambura n'ipantaro tereze ko tuzi bizana twari twaragondetse igihe umuntu yambaraga ipantaro nk'ebyiri cyakora ubwo hariyo yansigiye n'agashati ni jacket cyakora yarayitwaye ngo kandi nkone niko zatuvuga ku mugongo kuko ruriya hariya hirya yo kwishusho yarankubise n'uwo ngo nawe yarampondagura bikomeye cyane wo mu gaperi ahubwo yansigiye n'imvune zikomeye cyane uzitangiye kugenda zingaruka kwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo nanyuze muri marayi bambira ko mfite uburwayi bukomeye cyane aho yankubise icyo gikone hanga mu rutugu ariko maze iminsi nyura muri kine maze kunyura muri 17 ubusigaye nzamara akaboko nkumva bizacamo bigenda biza gahoro gahoro ubwo rero naraje tuza hari buhoro hari n'abantu twasanze tunaziranye baransuhuza ati nawe koko turaza tunamaguru ariko dufite n'ubwoba bwo ngewe nagendaga n'ibirenge ndetse ipantaro nayo nayikunje nk'umuntu uvuye guhinga mu gishanga abantu bakunze kwita ngo n'ubuturage ibyo ikunje insumbane kamera nk'umuntu uvuye nko mu mirima inkweto reka da ubwo niko naje ngenda muri kaburimbo ariko nako tunakubitwa hari buhoro hari umuntu nahasanze nawe arambwira ati nawe ko ukajya mu nkotanyi ankubita igikone kurakoze twaje gutyo tugera hano Rugobagoba hejuru ubwo none twari tumaze no kwegerana byo kubihisha muri ya metero 50 ntabwo byari bigikunda bari badutomboye bari batubonye nge naroyize n'umugore we ubwo ngubwo twarahageze twasanze bariyeri ikomeye cyane royize we nk'umunyakamonyi bari bamuzi cyane bahita bamwakira hari abahungu bo kwa Rwakayigamba hano Kigembe ari n'umwe wari ufite moto niba ari umwe waga kumugena mu cyeru sinibuka ariko yari afite abahungu bageze mu barenga 3 ntabwo nibuko wamujyanye nguko royize bamuzamukanye ku muhanda ugana mu Gashyushya ngiye n'umugore we dusigara ku kazu kari hakuno ugana ku nkambi ugana imigina ubwo ngiye bampa abantu babiri kugira ngo banzane ku masuka yo kukamonyi hano hejuru baratwara manukanye nabo abantu babiri nanjye bamereye nabi bansaba amafaranga ntayo mfite bikabacanga nabo bakabura icyo bandyaho ariko bavuga ko ngo kukamonyi hanga sinzi umuntu wari uhari bavuze izina baravuga ati muhe runaka amubage nta kunyicira mu nzira barabwiye ko bagomba kungezayo ariko babwira ko nibageza hepfo hanga mu kibuza haduhaga turi bura niho community yagabaniraga na commune Musambira bampa aba hano muri Tabo nagize amahirwe rero tumanuka rero harakurya hari hateye mu kadami yangira ngo ahari hakurya kuri kara gasozi ngo bahiciye inka numva baravuze ngo yanka barayishe babandi bari banshoreye bahita bambuka kara gashanga turadukoki bagiye gufata inyama manutse ngize amahirwe ngeze ahangaha nsanga nta nabahari ubwo ndakomeza ariko wa mugambi wanjye wo kujya kuzana abashiki banjye urumva wari wapfuye naye natangiye no kuhahamuka n'iki byose narazamutse njya muri ya korosi ryo haruguru hari biriya bisima bifata umuhanda hariya mu ikorosi rya kabiri ry'iburyo haraganda gatambika kagana mu nkingo njya kureba umudamu umwe witwa Serafina na Kagimba ngabo kugira ngo Serafina akomboka ikayenze kugira ngo mutumaho bashiki banje bagiye sango yagiye mu misa ngaruka hayakuna hanga kugira ngo byibura navo misa mubone hafi ubwo rero hayisahe ngo umudamu w'urwi wacu ari kumwe n'umuhungu yabaga i Kigali ariko yari yataje abantu bagendaga n'amaguru azacumbika nibwo yahageze arambwira ati Bosco uri hano n'ukuntu uri ushakishwa bikomeye ati umugabo witwa Nyagatare na Simane nkati bamenye kuri hano mu minota 2 ati igitero cyawe kigeze ahangaha avuga ndakora iki saba imbabazi ndamwinginga ndavuga nti nyingira umuhungu wawe arebe uko yamfasha bari bateze imodoka ijya Muhanga umuhungu yari atuye Muhanga ari za Gatenzi aremera ambere imfura rwose ubona we yabaye icyanzu cy'Imana kuri ngewe uwo muhungu ati ndamwishyurira banshira mu imodoka imeze iterero haruguru haturutse imodoka ndacyanayibuka nibara ryayo
yarimo interahamwe zifite n'amabendera mu mpande mu madirishya kwa kundi bagendaga ababazi niyo bateze bari abantu bafite n'indambi bakenera amajana yacu babadushyizemo nanjye mbangiyemo gutyo ngo bashagaye amafegi ubwo ndetse ngiye sinicara mu ntebe hagati nicaye harya hejuru ya moteri hari agakusi baciraga batendeka abantu ndahikunja kunjira ku buryo utamenya gondi we ngo kuko nambusirwa bagoba kubera izo nterahamwe muri iyo modoka ngo bari bagiye Butare ngo Theodore yaramaze iminsi avuye ahari Irugobagoba nta muntu waduhagaritse Musambira nta muntu waduhagaritse kubera nyine izo mbaraga bari bafite tugera mu cyakabiri niho twagize ikibazo gitoya buriya hariya mu cyakabiri naho twahasanze abantu benshi cyane hano bambwiye ko hari umuyobozi w'akarere ka Muhanga harya hakurya ahantu nabonye hari misare y'ubukwe niho abajyanaga bakabicira ko nahamaze iminota nka 20 babantu no kora ko tutari twabishiye bahise baza babwira bari kuri bariyeri ati abo ni mubareke kubera ko tutari twabishiye kandi bashaka amafaranga nuko twongeye dusubira mu modoka twigira imbere gato ku mpande y'Umurambi badusiga aho ngaho nanjye mpava gutyo ngera Ikabgayi ngeze Ikabgayi nagize amahirwe yo guhura n'abantu twabanaga mu makomite y'abasenga muri y'amavumo katolike nababwiraga hanyuma baramfasha banshakira jeto mbasha kujya muri Petit Seminaire Serewo Petit Seminaire Serewo nahasanze abana ba hano ku Kamonyi arubona abanyahano rwose nshimira Olivier wampaye matano ubwo neryamye umunsi umwe hari abana bo kwa Rugwiza hano haruguru hari undi mwana w'Imasaka twoga Ernest ndacyabibuka isaye nabo nabonye twahabanye turi kumwe ahangaha nk'abanyakamonyi gore mu Petit Seminaire twarahabaye gutyo ariko twaho nabi kuko twabanaga n'abantu baturutse za Byumba ngo bari muri famille ya Musenyeri Tadeyo Sengiyumva twahabaye rero dufite ibibazo cyane dutotezwa dukubitwa bakadukorera ibintu bibi binyuranye nk'urugero hari igihe amazi yaboraga bakashaka abatutsi bakababwira ngo umunsi mwe mujya kuvoma kandi abajyaga kuvoma nta n'umwe wagarukaga niyo mpamvu uriya Muhanga n'ungu bakibona imibiri muri ya mashyamba yo hepfo umuyobozi warabizi kundusha si ibyo gusa kandi aho ngaho hari n'igihe bazanye za bisi nijoro bakaza bagapakira abantu abo mwumvise bajya kwicira za Ngororero iyo bisi nanjye baranjyanye ariko mu kwijyamo usohoka ahantu twabaga mu mashuri sa n'ujya mu rugi aho kugira ngo sohoke mu muryango usanzwe uroneho urugi rurankingiriza kandi ntago bari bacanye itara kubera ko regiteri wa seminari icyo gihe tugaguye Imana Emmanuel ntago yabishakaga yanaturwanyeho kugeza ku munota wa nyuma kugeza ubwo inkotanyi ari kwa saa 5 ziza kudutwara twari tukiri kumwe nawe ubwo rero si ibyo gusa kandi Kabgayi Akayesu Jean Paul ndetse n'abandi bayobozi bose bagiraga igihe bakaza mu bigo hariya by'Ikabgayi bagahamagara amazina y'abantu babuze bazaga kubashakira Ikabgayi kumva barahamagaye ngo runaka cyakora ngewe ntabwo narinzwi ntabwo bampamagaraga ariko mu kigo twagamo Petit Seminaire yarahageze ndetse abo twahabanye barabizi tujya tubiganiraho Ikabgayi rero twahuriye n'ibibazo bikomeye cyane kuko byageze aho njya kwihisha ahantu mu sakristiya y'abapadiri chapelle yaho ni kiriza zubatswe cyaza bifite tuguni ahantu naho ngaho nabaye ndetse n'umugabo witwa Karangwa w'irurambo n'umugabo witwa Musemakweri w'Icyeza twahabaye muri urwo rwego bikomeye cyane ntago byari byoroshye igeze ku itariki 2 z'ukwa gatandatu nibwo inkotanyi zo Kabyara zakoze njya nibaza inzira ukuntu babigenje kugira ngo baze kuturokora Ikabgayi kuko banyuze za Bugesera bakataho itazarwa Busoro barazamuka mu mayaga epfo ngiyo bihuta cyane kugira ngo baze kurokora abantu bari Kabgayi ikora yuko bagombaga kwishwa ku itariki 2 ndetse baba deplace bose babaga Kabgayi bari barangije kubakuramo basigaye bari muri stade hasigayemo abantu bo gupfira muri biriya bigo by'Ikabgayi abantu bose bari abaza Nyacyonga ba Gicumbi ba za Kacyiru bari barababwiye ngo mutahe mugende mugiye muri stade y'Ikabgayi hasigaremo abatutsi gusa rero uwo munsi twari upfe ku itariki 2 inkotanyi zo Kabyara
ziba ziratoroka hagana mu saa 5 saa 4 aho ngaho bikomeye cyane kandi turabashimira. Nibwo twahavuye rero twerekeza iyo mu Ruhango, murabi abantu benshi cyane ubwo bahanya bajya butanga, turakomeza za Bugesera kugeza muri amatariki 4 z'ukwa karindwi cyangwa se 19 z'ukwa karindwi, dutangira kwishimira ko twongeye kubaho. Ariko abanyakabgayi dufite ibanga tutabara kubasangiza. Tujya tuvuga ngo ku itariki 2 z'ukwa gatandatu hariho abantu bongeye kubaho bwa gatatu. Na gaterime tujya tuvuga kuri rwa rubuga rwacu rujya ruduhuza, tukavuga ngo twongeye kuvuka bwa gatatu. Hari umuntu uvuka bwa mbere kubw'ababyeyi, kubemera Imana akavuka bwa kabiri abatizwa. Twe rero abari Kabgayi kuri iyo tariki 2 z'ukwa gatandatu twongeye kuvuka bwa gatatu kubw'inkotanyi. Nyuma yaho rero hamaze kujyaho guverinoma nibwo twagarutse mu buzima, dutangira kubaho kuko leta y'ubumwe yabidushakiraga. Rero ndagira ngo mbanze nshimire umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'inkotanyi yari ayoboye bahagaritse jenoside. Rongera kandi gushimira leta yacu y'ubumwe yahaye agaciro abacu kiriya gihe bicwaga bitwa ya mazina ndetse banabihemberwa, ariko no munsi abayobozi bacu bagafata umwanya bakaza bakabasubiza ka gaciro bambuwe na ziriya nkora amaraso, tukaba tubasha kubashyingura urwibutso nk'uru rw'icyubahiro. Namwe mugafata umwanya, natwe tugafata umwanya tukaza tukabibuka mu byubahiro byabo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu atabara kuvuga. Kandi natwe abarokotse mu nzego zose baratwumva kandi bakadufasha. Ubuzima rero bwaragarutse. Bigeze mbibwira abayobozi banjye, iyo urebye abacitse ku icumu tubayeho nk'abandi banyarwanda, ndetse hari n'igihe usanga amavuta ukabona turakeye rwose nta kibazo, tukagenda n'abandi mu iterambere ry'igihugu, natwe tukiyubaka nk'abandi banyarwanda bose. Ntabwo ari twe dufite ibibazo birenze iby'abandi nubwo bihari nyine, ariko ubuyobozi buturi hafi genda bikemura. Murakoze. Arakoze utugejejeho ubuhamya imiryango yashyinguye uyu munsi, nawe atugezeho ubutumwa yaduteguriye.